kuba mu kigeragezo icya mbere ugomba gukizwa neza ukamaramaza ugakizwa ukamaramaza icya kabiri ugasenga Imana kandi wizeye hahirwa uwiringira ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana ko bizasora ikintu cyanyeretse ko Imana inkunda cyane nta mahoro mu mutima yampaye mbese amahoro Yesu aha abantu si nk'aya bisi batanga icyo kintu cyanyeretse ko Imana turi kumwe inkunda cyane kabiri ibitotsi ngira njye ndasinzira nta munya nicura ushaka kuvuga ati kubera iki bitewe n'ibyambayeho nakabaye nsinzira nk'uko usanga tubiri twonyine mu cyumweru sibyo ibyo bintu byombi binyereka ko Imana inkunda cyane numva atari byo rata isi ibyo binari bizi ko umuntu aba yumva ari ibintu bisanzwe kuko kuryama ukabyuka twabifasha ari ibisanzwe ntabwo bisanzwe data Mana mbiha agaciro nushimwe nongeye kuguha ikaze nizera ko aho ukomeje kugenda ugira ibihe byiza kandi nkomeza kukwifuriza kugira intangiriro nziza z'ukwezi kwa kane mu kanya nagerageje gushaka kugira ngo numve ese uyu mubyeyi amerewe ate ase arimo aritwara ate cyangwa se ubuzima bwe buhagaze bute bijyanye n'ibikomeje kugenda bimuvugaho ku mbuga nkoranyambaga nubwo kuri njyewe nta kibazo mbibonamo buri muntu wese yakunda kandi nawe arabyemerewe ahubwo ndagira ngo tuganire kuri bimwe abantu bakomeje kugenda bagarukaho bibaza ese ibijyanye n'amajwi uyu mudamu abyakira ate aya majwi ni amajwi yumvikanamo ko uyu mudamu yaganiraga n'umugabo bita ngo ni Steven niba ari ndetse ntabwo nongeye gusa naho numva aya majwi kugira ngo mbashe kuba nakumva byinshi bijyanye n'uko uyu mugabo ni umugabo mu bagabo nagaye numva ko badakwiye kuba bahabwa na titire y'ubugabo n'uyu nguyu mba numva ariko yakabaye afatwa ni umugabo baganiraga wumva ko yarimo aratereta n'iki bimwe na bimwe mwagiye mubyumva abantu mwagiye mwumva amajwi aho bagiye bayashyira hanze ariko uyu mubyeyi agaragaza urukundo yari amufitiye ariko yaje kugira amakenga ubwo ndagenda ngaruka kuri bimwe twagiye twumva mu majwi ariko tuza no kuza kugaruka ku cyo nabashije kuba nakumva twaganiriye akagira bimwe ampishuri kuri abari kurira nimwihanagure kuko hari ubishoboka kuba waratatse kenshi cyane ugasenga ugataka ugatabaza ukabwira inshuti n'abaturanyi Gisenyi niyo yaririmbye igira ati iravuga ngo iri kuririmba iravuga ngo urugamba ndiho kurwana rurakomeye cyane iyo ruza kuba urugamba rwo ku mubiri niyo guhamagara inshuti abavandimwe n'abakomeye bo bakaza bakamfasha ariko hari urugamba urwana ukaba urimo wenyine wapeke wenyine ariko nshimiye Imana izi guhoza abari kurira rero yavuze ko yavugaga ko muri ariya majwi umugabo yakomeje kugenda yinsista ashaka ko bajya aba yajya gufata irembo ibintu nk'ibyo urumva ashaka kugira ngo amwihutishe umudamu nawe agakomeza kugenda amubwira ko agomba kumuha igihe akabitekerezaho byose mwarabyumvise ariko nshimira uyu mudamu cyane kuko uburyo yabikozemo uburyo yitwaye kuba ari amagambo yose mwagiye mwumva gusa nyine niba ari ikintu kibi cya mbere ni ukuba wafata amajwi y'umuntu murimo muraganira atabizi nta n'uburenganzira biguhereye gusa kuri we njye nshimira Imana ko ndetse nanamushima kuko agikomeje kuzirikana urukundo umugabo we yamukundaga uburyo babanye bimukomeza kugenda bisa naho bimukomeza ndetse gatanga ubuhamya bw'uko umugabo we rwose babanye neza. Bantu b'Imana mukunda Imana amen kandi mukunde gusenga haleluya nshimira urukundo Imana
yadukunze mbese ngo kubera urukundo yakunze bari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege umwizera wese atarimbuka. Imana ishimwe buhoraho. ni ukuvuga ngo Imana iyo yarakunze iravuga ko nkunze umuntu ni iki ndi bukore, ni iki ndi bukore kugira ngo mwiyegereze, ni iki irangije ireba mu bamarayika ati ninde wajya gucungura umuntu, batereka data ireba mu bizima bose baritaratse, ireba mu baserafi n'abakerubu bose baritaratse. Imana iravuga ati biranze, yibuka ko ifite umwana umwe w'ikinege. Si bigeze banegosiya kuko umwana na se umva bari bamwe, umwana na se. Nshimiye Yesu waducunguye, amen. Nshimiye Yesu watwitangiye, nshimiye Yesu watuviriye amaraso, amen. Umwenda wari aheru ugatabukamo kabiri kugira ngo buri muntu wese yigerereyo. Nshimiye Imana neza. Ariko uyu mugabo mu gushyira hanze aya majwi na n'ubu ntabwo hari abantu bariyumvisha ese kuko uyu mugabo niwe wafashe icyemezo cyo kuyashyira hanze. Katuvuge ko ari we wayafashe, ariko n'ubundi kamwe mu muntu ajya gufata amajwi nta kindi agamije ashaka kugira ngo azasebye umuntu cyangwa ikindi, ariko ugahita wibaza uburyo aya majwi yahuriranye n'uyu mudamu ngo ni Pastor Mutesi, nawe yari amaze gushyira amajwi hanze. Kandi niba mwibuka mu minsi yagiye itambuka, uyu mudamu ngo ni Pastor Mutesi yagiye yumvikana mu tutiku nk'utu ngutu tw'amajwi, ibintu nk'ibyo. Ari nayo mpamvu abantu benshi bavuga ngo ikibazo afitanye na n'uyu mubyeyi mama Pasteur Asiya ashaka kuba ari we uri biri inyuma, kuba ari we wayashyize hanze, wenda akaba yarahawe n'uyu mugabo ngo ni Steven, ahubwo bashaka kugira ngo basebye uyu mudamu. Sinzi igewe abantu twumva ibintu mu buryo butandukanye, ariko ntekereza ko ababyeyi abapapa bubatse n'abamama rwose bubatse bazi neza uburyo bimera kuba umuntu yapfakara, cyangwa se gusa ntawe mbyifurije, ariko kuba wumva gupfakara ugatakaza umuntu wakundaga, wa muntu akubaga hafi n'iki, ariko iyo ugize amahirwe ukabona undi muntu ushobora kuba yaguhoza amarira, hari uburyo nawe wumva usa naho ugiye kuruhuka mu mutima. Ari nayo mpamvu uyu mubyeyi yirekuye nawe akaganira nawe, ariko Imana yaramushoboze ntiyarengera cyangwa se ngo abe yavuga byinshi byakabaye bimwandarika, kuko njye sinumva ko yandagaye pe, ahubwo icyorezo dufite ni icy'abantu bashaka gusebya abandi ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mubyeyi inyuma rero ukurikije n'ibyagiye bivugwa, niba hari umubyeyi ukomeye uganira ubu ngubu rwose asa naho yego ntabwo wabura kuba waba shocked ku bw'ibintu biri kukuvugwaho hanze, ariko ni umubyeyi rwose nta kibazo afite, ahubwo avuga ko n'ubundi yari yaragize amakenga kuva na kera kuri uyu mugabo. Yagize amakenga kuko uyu mugabo buhamya nagiye numva mu biganiro bigiye bitandukanye, ni umugabo n'ubundi uzwiho gukora ibintu nk'ibi ngibi byo gufata amajwi abantu akayashyira hanze. Ni umugabo wumvikana ko abantu bose bamuziho ko ari umugabo w'inkundamugayo pe. Sinzi niba ari mu Rwanda, ariko uyu mugabo ngo ni inkundamugayo yo ku rwego rwo hejuru ku bantu bamuzi. Uyu mubyeyi rero ni ikigeragezo arimo, navuga ko cy'aba bagabo bakomeje gusa naho bashaka kumwandarika, ariko akomeje kurwana urugamba. Ndetse nakomeje no kubona abantu benshi bibasira n'uyu mudamu ngo ni Pastor Mutesi, bamwita amazina agiye atandukanye, ariko sinshaka kuyagarukaho aha ngaha. Ariko nawe ntabwo ari shyashya, yagize ubukwe bwiza rwose, abantu babutashye bagiye batanga ubuhamya rwose ko ari umudamu wagize ubukwe bwiza, n'abataratumiwe n'abashatse kubujyamo batatumiwe, byose abantu bagiye babishyira hanze. Ariko nawe ku magambo yavuze, yego ashaka kuba ari bamutanzemo pase ntibikunde, ariko kubera aya magambo nawe yakurikije bino bintu bya mama Asiya, ni bimwe mu bintu bigaragaza ko nawe
atari shyashya, asa naho n'ubundi ashyigikiwe n'uyu mugabo wasohoye aya majwi wari kodinze uyu mubyeyi ubwo baganiraga. Ibi ni bimwe mu bintu nyine uyu mubyeyi ntabwo yirinze kugira umuntu wese yatunga urutoki, ariturije, abamwanga baramwanga arabizi, ariko ni wa mubyeyi utuje uri mu kigeragezo, kandi biba byiza kudasakuza mu kigeragezo. We rero yaratuje. Ibi ni ibitero bya Satani nyine mu magambo ye, wumva nyine akomeye, ahubwo akomeje kugira ibihe byo gusenga kugira ngo Imana ikomeze imufungure ku maso. Rero ubu ngubu navuga ko ari nkaho Satani yatsinzwe, kuko uyu mubyeyi ubundi mu gihe Satani yakugabyeho igitero ntikiguhungabanye, kigasanga uhagaze neza ku Mana yawe, nta kibazo ushobora kugira. Ari nayo mpamvu rero ibintu byose bisa naho noneho bitangiye kugenda bikendera. Nyine abona ko bya bitero nta kintu byakoze umubyeyi. Nyine ubwo ngende kugerageza kuvuga mu magambo yibwe agaragaza uburyo akomeyemo. Nibwo buryo ndimo ndagira ngo buri muntu wese yumve uyu mubyeyi uburyo akomeyemo kandi nta kibazo afite. Ibyavuzwe nta kibi yavuze, ntawe yigeze atera ibuye cyangwa se ngo amugaragaze nabi. Uwo yakoreye inama arangamutima ye yavugaga n'uburyo yiyumvaga, n'uburyo yumvaga Imana imuciriye inzira akaba abonye undi mugabo, ku buryo nabo yumvaga ko agiye kuruhuka ibibazo byo kuvugwa by'ibigeragezo by'abagabo hirya no hino, byose yumvaga ko agiye kuruhuka, agiye kubona undi mutware. Ariko umutware yumvaga ko agiye kubona, twasanze wamwita andi mazina bijyanye n'uko nawe wabyumvise, kuko sinumva ko yaba umugabo utinyuka kuri kodinga umuntu bari kuvugana nawe, by'umwihariko afata nk'umukunzi we. Umugabo si umugabo wo kubaka, ni umugabo wo gusenya. Ni ba bagabo n'ubundi usanga bagira ingo batoteza cyangwa se bafata nabi abagore babo. Ndetse ntabwo navuga gufata nabi, ahubwo ntabwo akwiye kuba yakitwa umugabo wa mama Asiya bitewe n'ubuhamya afite uyu mubyeyi. Rero navuga ko nyuma y'ibi byabaye hashobora kwitabazwa RIB, kuko ibi ni bimwe mu bigize ibyaha rwose. Icya mbere, gusohora amajwi ni icyaha ku muntu. niba uri kuganira n'umuntu n'ikiganiro cyanyu cya babiri, cyagombye kuguma hagati yanyu, ariko kugisohoka, impamvu ngo ni icyaha, ni ibyo bita gusebya umuntu, gushaka gusebya umuntu akoresheje imbuga nkoranyambaga. Icyo nacyo ni kimwe mu bigize ibyaha. Hakaza ikindi no gushaka, urumva nyine navuga ngo ni nko gutoteza n'iki, ukwifashishije imbuga nkoranyambaga. Kuko ubu ngubu ibaze noneho buri abantu, impamvu tujya twumva ibibazo by'abantu nuko tutishyira mu nkweto z'uwo muntu ikintu kiri kubaho. Ibaze mama Asiya, we musore urimo kumva iki kiganiro, abaye ari nka mushiki wawe. Imagine icyo kintu nawe uburyo wacyumva ari nka mushiki wawe. Cyangwa se katureke ibyo bindi, ishyiremo ko yaba ari undi muntu, wa muntu w'inshuti yawe magara bibayeho, cyangwa se yaba ari n'umubyeyi wawe cyangwa undi muntu wawe wa hafi, wa muntu ukunda. Bakobwa, imagine niba ari mukuru wawe bibayeho, nyine nawe byishyireho wumve neza uburemere bw'ibi bintu. Ariko uyu mubyeyi navuga ko akomeje kurwana urugamba rutoroshye rwo guhangana n'ibi bitero bya Satani. Navuga ko rero ari cyo gihe kugira ngo dusabe inzego bireba zibe zagira icyo zikora, cyane cyane mu mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga. Nk'uyu mugabo, niba atari ubwa mbere akoze kino kintu, yakabaye aka kanya hari inzego zirimo zirakurikirana kino kibazo kugira ngo bibera isomo n'abandi kuba bafata ibiganiro bagiranye n'abantu. Byakabaye ari ibiganiro biri prive by'abantu babiri, kubigeza ku mbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ko ushatse gusebya umuntu wifashishije imbuga nkoranyambaga. Rero nibyo bintu navuga ko bibabaje kubona ko abantu barimo barashaka
gushaka indonke binyuze mu gusebya bagenzi babo. Rero nicyo kibazo navuga ko uyu mubyeyi kandi arakomeye nkurikije uburyo aganiramo n'uburyo avugamo iyi situwasiyo, kandi ntabwo ashaka kugira byinshi abivuga, ahubwo icyo ashaka no kugira ngo niba bimeze gutya ahubwo abonereho abwira abantu ineza y'Imana n'uburyo Imana ikoramo n'imbabazi zayo. Rero n'ibyo ngibyo navuga, niyo message nagira ngo mbasangize buri muntu wese yumve ko byose bikomeje kugenda neza. Nizera ko ukomeje kugenda ugira ibihe byiza, turaza kubana mu bindi biganiro. Nizera ko wakoze subscribe, ubundi Imana ikomeze kugenda ikwambika imbaraga zo kugira ngo ubashe kunyura mu bikurushya, ubashe kunesha ibigeragezo bikugose, ariko twizera neza ko ibihe bikomeje kugenda biba byiza. Turaza kubana mu bindi biganiro. This is your time kugira ngo ujye umenya amakuru y'imyidagaduro n'amakuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino.